hari impamvu ikomeye rero tugomba kumvisha mu gihindura ubuzima buri munsi. Iyo mpamvu ni uko akanyabugabo, kwigira icyizere, kwiremamo imbaraga cyangwa guterwa imbaraga n'ibindi bijyanye nk'ibyo, njya nkunda kuvuga ko bimeze nko kwiyuhagira. Rero iyo uhagaritse kubikora cyangwa kubikorerwa, icyo gihe tutangira kunuka. Rero n'ijambo ryahindura ubuzima tugomba kuryumva buri munsi, kuko bidutera imbaraga, bimeze nko kwiyuhagira. Dukwiye guhora twumva amwe mu magambo ahindura ubuzima buri munsi, kubera ko twibagirwa buri munsi. Utekereza ko n'amadini buri kuwa gatanu, kuwa gatandatu ku isabato cyangwa ku cyumweru duhora twiga igitabo kimwe? Nta munsi rero uzigera wumva bakubwira ngo dashima mutoya, itahire tuguhaye seritifika, ibyo twakwigishije birahagije, ibyo wize birahagije, itahire. Nta munsi rero uzigera ubibona. Rero ibyo bitwereka ko ikiremwa muntu kiremwe mu kwibagirwa. Rero dukwiye guhora twibutswa buri munsi, dukwiye guhora twumva amwe mu magambo ahindura ubuzima buri munsi, kubera ko twibagirwa buri munsi. Nidashima mutoya rero. Uyu mugabo Sigmund Freud ni umwe mu bantu rero bagize uruhare rukomeye cyane mu gusobanukirwa uko ibitekerezo n'amarangamutima by'umuntu bikora. Yavutse rero ku wa gatandatu Gicurasi 1856. Muri icyo gihe rero cyari kizwi nka Moravia, ariko ubu ngubu ni Czech Republic. Rero yaje gukurira mu buzima bugoye cyane mu gace bita muri Vienna. Aza kwitaba Imana rero ku wa 23 Nzeri mu 1939 mu Bwongereza. Ariko bivugwa ko Freud yavukiye mu muryango usanzwe ukennye, ariko ngo yari umwana ukunda kwiga cyane. Ngo yaje rero no kwiga ubuvuzi, nyuma aza no gushishikazwa no kumenya impamvu abantu bagira ubwoba, agahinda, inzozi n'indi myitwarire idasobanutse. Icyo gihe rero yahise atangiza uburyo bwo kuvura bwiswe psychoanalysis, aho umurwayi yavuganaga n'umuganga ku bitekerezo bye, ibyamubayeho, inzozi ze, kugira ngo hamenyekane inkomoko y'ibibazo bye. Rero yizeraga ko hari ibitekerezo byinshi bituyobora tutabizi, kandi yizeraga ko ibyabaye mu bwana bigira ingaruka zikomeye mu buzima bw'umuntu iyo yakuze. Rero ibyo ni ibintu bibaho cyane iyo wahuye n'ibintu bigiye bitandukanye bikomeye mu buzima bugoye, birakugaruka nyuma. Bishobora kutakugaruka physically, ariko bishobora kugaruka mentally. Rero icyo gihe yizeraga ko gusobanukirwa wowe ubwawe ari intambwe ikomeye yo guhindura ubuzima bwawe. Nubwo rero hari ibitekerezo bye byagiye bivugwaho impaka cyangwa n'ibyemerwa n'abashakashatsi b'iki gihe, ariko yagize uruhare runini mu guteza imbere ubumenyi ku mitekerereze ya muntu. Rero yaravuze ngo intege nkeya zawe zishobora kuba isoko y'imbaraga zawe igihe uzemeye kuzikoraho. Uyu mugabo yavuze ngo umunsi umwe uzasubiza amaso inyuma, usanga imyaka y'ibigeragezo ariyo yakubatse ikakugira uwo uri we uyu munsi. Urumva iryo jambo? Uyu munsi uri kubona nkaho ari ibigeragezo, uyu munsi uri kubona uri mu bibazo, ibyo bizakugira ukomeye, ibyo bizakugira umuntu uhambaye kurusha abandi.
rero yavuze ngo umunsi umwe uzasubiza amaso inyuma usanga imyaka y'ibigeragezo ariyo yakubatse kurusha indi. rero yaravuze rero ngo kuvugisha ukuri ni imwe mu myitozo ikomeye yo gukura mu mitekerereze. arongera avuga ngo abantu benshi bifuza ubwisanzure ariko abantu ntibakunda inshingano. rero ngo ubwisanzure bujyana n'inshingano. uyu mugabo yaravuze ngo umuntu agomba kwiga kuyobora amarangamutima n'ibyifuzo bye aho kubitegekwa nabyo. rero ntugatume amarangamutima yawe agutwara ngo aguherane n'ibyifuzo byawe, imitekerereze yawe. rero ntugatume amarangamutima yawe akuganza. yaravuze rero ngo amarangamutima uhisha ntiyibagirana, ashobora kugaruka mu bundi buryo utateganyije. yarongera avuga ngo amagambo ashobora kubaka cyangwa agasenya ubuzima bw'umuntu. amagambo tuvuga, ibyo twiyaturiraho, niba uzi ko wiyaturiraho ibintu bibi umenye ko bizakugaruka. rero niba wiyaturiraho ibintu byiza umenye ko nabyo bizakubaho. rero ururimi rwacu rurarema. amagambo tuvuga ashobora kubaka cyangwa agasenya. rero tujye dukontorora ibyo tuvuga. ibyo tuvuga bishobora kugusenya cyangwa bikakubaka. rero uyu mugabo yaravuze ngo amagambo ashobora kubaka cyangwa agasenya ubuzima bw'umuntu. yaravuze ngo inzozi zishobora kudufasha gusobanukirwa ibyo umutima wacu uhishe. kandi urukundo n'umurimo ni inkingi ebyiri z'ubuzima bw'umuntu. urukundo n'umurimo ni inkingi ebyiri z'ubuzima bw'umuntu. rero iyo utabifite ujye umenya ko utuzuye, mbese hari icyo ubura. yarongera avuga rero ngo ubwenge bushobora kuvuga bucece ariko amaherezo burumvikana iyo umuntu akomeje kubukurikiza. rero Freud yigishije ko mbere yo guhindura isi cyangwa abandi ugomba kubanza gusobanukirwa nawe ubwawe. ugomba kubanza kwisobanukirwa. ugomba kubanza kwihindura wowe ubwawe mbere y'uko uhindura abandi. rero ugomba guhindura uko wumva, uko wakuze, ibyo wanyuzemo n'uko utekereza, kuko ibyo bishobora kugira uruhare runini mu byemezo ufata no mu buzima ubamo uyu munsi. rero n'umugabo Freud yavuze amagambo akomeye. aya magambo nuyakurikiza azagufasha mu buzima bwawe. ndashima umutoya ndi hano kugira ngo usobanukirwe byinshi bigiye bitandukanye. nongera kubibutsa ngo iri jambo ryagucitse duhurire kuri YouTube, ni kuri The Future Voice Online TV. Ndashima umutoya rero, ndabakunda cyane.